Halo, muraho neza ndabasuhuje. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Karibu kuri Women Regarding Ministry, karibu mu ijambo ry'Imana rinyura kuri iyi channel. Ndashaka kubabwira yuko tuzajya turibona ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Hari abantu bacaga mu gikari bakambaza ati se ushyiraho ibiganiro ryari kuri uyu munsi, bitagize igihinduka uwo munsi twazajya dushyiraho ijambo ry'Imana. Kandi akenshi wenda ni uko umuntu ahura n'ikibazo cy'amakonegisiyo, mba nifuza yuko cyajyaho mu gitondo mu masaha atarenze saa yine, ni ukuvuga guhera saa mbiri, saa tatu, saa yine gutyo. Ushobora gusura channel yacu Women Regarding Ministry ku wa mbere, ku wa gatatu cyangwa ku wa gatanu, ukasangaho ijambo ry'Imana rishyashya. Hari abandi bantu benshi nabo bagiye baca mu gikari barambwira ati Valentina, ubwo buryo ni uburyo bwo gushaka amafaranga urimo. Hari n'uwaba yarabitekereje akaba atarabimbwiye, ariko ndi hano kugira ngo nkureho urwo rujijo. Ntabwo nafunguye channel ngambiriye gukora amafaranga nk'uko abantu benshi bashobora kubitekereza. Iyi channel nayifunguriye ngambiriye gukora umurimo w'Imana, n'ivugabutumwa. Niyo mpamvu mbasaba mbinginga kugira ngo mufatanye nanjye mu ndebe nka mwene so uri mu murimo w'Imana, kuruta uko ushobora gutekereza ngo arimo arashakisha uburyo bwo gukoreramo amafaranga. Kuko ntekereza ko bibaye ari ugukora amafaranga, hari ibindi bintu byinshi umuntu yavugaho, hari izindi content nyinshi umuntu yakoraho, ariko ntago ndi hano kubera iyo mpamvu, ahubwo ndi hano kubw'impamvu yo kugira ngo nkore umurimo w'Imana. Rero mbahaye ikaze wowe ukunda Imana kandi ukunda abantu b'Imana. Ndabizi neza yuko umwuka w'Imana ari bukudukundishe, uri bukunde ibyo dukora kandi uri bwishimire kugumana natwe. Nguhaye ikaze rero, ntugende udakoze subscribe kandi ntugende udakoze like ku kiganiro, ndetse no kuba wagisharinga mugenzi wawe kugira ngo nawe uwuze uri mu nzira ndetse no mu rugendo rwa gikristo, kugira ngo nawe dufatanye kuzamuka. Imana ibahe umugisha. Rero uyu munsi ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi wo ku wa gatanu ni ijambo turi busange muri Mariko. Ni ibice bitatu, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 8. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi bantu benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa ko mwica? Baramwihorera. Abaranganyamo amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka, bigira inama n'aba Herodi ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu n'i Idumaya no hakurya ya Yorodani n'abahereranye n'i Tiro n'i Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza aho ari. Amen, amen. Iri ni ryo jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo nganirize umuntu wese Imana iri bwemereye ko abona iki kiganiro. Ni ijambo ritubwiye ukuntu Yesu ngo bamuteze umutego, ari mu rusengero bamutega umutego ngo barebe ko ari bukore neza, bitewe n'uko amategeko bari bafite. Amategeko ya Mose yavugaga ko ku isabato imirimo yose ihagarara, nta kintu abantu bemerewe gukora, ari umunsi w'ikiruhuko. Niyo mpamvu Yesu yababaje ngo ese amategeko atwemerera ko dukora neza cyangwa dukora nabi ku isabato? Ariko abantu nyine mu mitima yabo baraceceka ntihagire umuntu n'umwe umusubiza. Nicyo cyatumye Yesu, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bararanganyamo amaso arakaye cyane, ababajwe n'uko binangiye imitima. Rero iri jambo ndizaniye umuntu uhagarare mu mwanya w'uyu muntu wari unyunyutse ukuboko. We muntu unyunyutse ukuboko, uyu yari anyunyutse ukuboko mu buryo bw'umubiri, ukuboko uku nguku kugaragara,
ariko hamwe na ya ndwara iri mu mutima wawe, hamwe na cya kigeragezo uzi uri kurwana nacyo, icyo ngicyo reka tugifate nk'uku kuboko kunyunyutse kuri uyu muntu. Ni wowe uzi umubabaro uri kunyuramo, ni wowe uzi ibintu biri kukubabaza. Iteraniro ry'abantu benshi riri nubwo mwateranye muri kumwe, ariko buri umwe wese afite umusonga we uri kumujomba. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana twebwe tugiye kwishyira mu mwanya w'uyu muntu wari unyunyutse ukuboko. Ubwire Yesu ngo hari icyo amategeko atemera bitewe n'uko amategeko nyine yashyizweho yenda kunyunyuka ukuboko kwanjye cyangwa se iki kigeragezo cyanjye. Ubundi amategeko anciraho iteka rivuga ngo birarangiye, nta kindi twabikoraho, nta kindi nyine. Umwanzuro nahawe n'abana b'abantu uvuga ko birangiye, niko amategeko abivuga. Amategeko yarangije kunciraho iteka, amategeko yarangije gushyiraho akadomo ko ibyanjye nta cyahinduka. Ariko iri jambo ry'Imana nurifata ukarikurura ukishyira muri uyu mwanya w'uyu muntu wari unyunyutse ukuboko, ugakurura n'umwami Yesu, ukamureba mu butware bwe, ukamureba mu bushobozi bwe, ukareba imbabazi n'urukundo agufitiye. Yesu yiteguye nawe kugukiza nk'uko yakijije uyu muntu wari unyunyutse ukuboko. Yesu yiteguye gukora kuri icyo kibyimba cyawe kiri mu mutima akakiyengesha. Yesu yiteguye kugukiza agahinda ugendana abandi batazi, kandi Yesu yiteguye gusubiza icyo kigeragezo kirara kikubuza gusinzira abandi batazi. Yesu yiteguye gusubiza icyifuzo wamuhaye atitaye ku cyo amategeko akuvugaho. Mukunzi wa Women God Ministry, ugira ubuntu n'Imana bwo kureba iri jambo, menye yuko hejuru y'amategeko, hejuru y'abanyembaraga n'abanyacyubahiro bakomeye bajya bavuga amagambo yabo bakayashyiraho akadomo, menye yuko hejuru y'utudomo twabo, hari umuntu wavuze ngo na nyuma ya zero irakora. Nanjye iri jambo nzanye nje kubahamiriza yuko Imana na nyuma y'akadomo, inyuma y'icyo amategeko avuga ko kitari cyemewe, Yesu kajya gikora kuko ari hejuru y'amategeko, kandi urukundo dukunda rurenze urukundo amategeko adukunda. Haleluya. Imana ibaha umugisha rero kubwo kumvira ijambo. Niryo jambo Imana yari yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nganire na buri umwe wese. Ndabizi ko benshi musanzwe mubizi, ariko ahari Imana yishimye ko byongera kukunyura mu matwi kugira ngo wongere gutekereza yuko urukundo rwa Yesu ari ntagereranywa, rurenze kandi rusumba kure cyane urukundo rw'undi mwana w'umuntu uwo ari we wese, kandi ko ntago yaje kuguciraho iteka ribi, ahubwo ategereje intambwe yawe, ategereje uko umwinginga, ategereje kumwegera kugira ngo nawe akwegere. Haleluya. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusenge kubwira ijambo, dushime Imana, ubundi dusoreze ahangaha tuzongere kubonana ubutaha. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko mu iteraniro ry'abantu benshi utureba ukatumenya, ukamenya ibitubabaje, kandi ntubisige nk'uko twabizanye, ahubwo nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ku birenge byawe niho natabariwe. Turagushimye ko iyo twageze imbere yawe dutabarwa. Ndagushimiye kubwo umuntu wese wumvise iri jambo. Reka Uwiteka Umwuka wawe wera agende akore ku buzima bwe iby'amategeko yari yaravuze ko bidashoboka ku buzima bwe. Turakwinginze ngo ukoreshe za mbaraga zawe zirenze amategeko, ugire ibyo ukora ku buzima bwacu. Uwiteka ibyashyizweho akadomo hejuru ndetse n'inyuma y'ubwo budomo, ugire imirimo yawe y'ibitangaza ikomeye ukora. Abana b'abantu baba babishaka cyangwa batabishaka, twebwe uwo twiringiye kandi duhanze amaso ni wowe, kandi tugufitiye icyizere muri byose. Urakoze, urakarama rero, tugukomeye amashyi menshi, icyubahiro n'icy'ibihe byose mu izina ryawe Yesu. Amena, amena. Tuzabonana ubutaha. Bye, ndabakunda.